mu mudugudu wa Ruhindinka akagari ka Buruba mu murenge wa Cyuve niho wavuga icyo kibazo. By'umwihariko ni ku baturage bahuye n'ibiza mu kwezi gushize kwa kane ku mazi yabateye aturutse mu birunga. Aba ni abaturage batandukanye nyine bari kwereka abanyamakuru ba RBA imwe mu miryango yahawe ubufasha ko yahuye n'ibiza ariko nyamara nta biza yagize, bakatwereka n'abandi ibiza byasize iheruheru ariko batagezweho n'ubufasha. Mu ruru rw'igitumye tunubazanyemo nuko tubona ko nta biza byahageze. Urabona ikigezi kiririya hirya ntabwo cigeze kigera hano, none yafashe. None si kuki twebwe twagendesheje inzu zikuzuramo amazi ntitugire ikintu tubona. Impamvu byaduhangayikishije ni urugero ngo haye niyo nje nabambabaye ngatembesha ibice bibiri by'umutabo undakagwisha inzu n'umuriro w'impangu gatemba wanyimugaha wawundi watembesha inzu n'iki n'umurimo, ariko none byafasha abantu bifite kandi batatembeshe n'akantu ka burebure. Ibaze kugira ngo mbabajende inzigwe nibyo bigende n'abandi nurangije guha umuntu udafite ikibazo kiremeye. Inzu yari hasi nongeye kwitangira hasi rukora namubuye n'umuvandimwe wanteye inkunga arambye ati amatafari ndayaguha n'amabuye n'abandi bantera inkunga, none ngerageza naho abanyagatulika badufasha ubu n'imyenda ngiye kwambara mukanizo bampaye. Ni ukuvuga ngo baratwaritse bageze nyuma bahita badukura ku rutonde ahubwo bashyira mu bana badakwiye bakajya badusimbuza kandi twewe ibiza byabayeho ahubwo bakabihere ubufasha bwacu bakabuha abandi. Mu bagize ibiza nje sinarimo, ariko nuko abagize ibiza bakagombye kuba bafashwa batabonye ibyo bakagombye kubafasha ahubwo mudugudu akabiha abandi bo ku ruhande batagize ibiza. Abaturage bashyira mu majwi abayobozi b'umudugudu ko nabo bahawe inkunga nyamara bataragezweho n'ingaruka z'ibiza. Bakakura abantu nkagira ngo ndibona ndisi ko narindi uwa mbere bakaba batari kungeraho na mahoro. Bigeze nyuma barahamagara ngiye kureba mu gipapuro nsanga sindimo. Ubwo bigeze nyuma nibwo nahise mvuga ni ibi ntibishoboka, ndasakuza ku murenge. Maze gusakuza ku murenge ubwo ndavuga ni nta kuntu umudugudu atahura n'ibiza ngafata ibiro 200 na abipakiza igare. Twasuye umuyobozi w'umudugudu wa Ruhindinka ushyirwa mu majwi bavuga ko inzu ye yangijwe n'ibiza yayidutambagije, ariko mu bigaragara nta kimenyetso cyerekana ko yashegeshwe n'amazi. Ikindi nuko uyu muyobozi yahawe ibiro bisaga 170 bya kawunga n'ibishyimbo. Kandi ariko n'urwo rutonde rwakozwe mu mudugudu ntabwo ari nje warukoze. Urutonde rwakozwe nande? Urutonde rwakozwe n'ushinzwe iterambere n'ushinzwe umutekano. Witwa Muhire ntabwo yabonetsemo kandi amazu yabe yarasenyewe. Hariho n'undi ukodesherejwe nawe ntiyabonetsemo. Ariko icyo kibazo nanje nkibaza ukuntu ntabwo ari nje wagisobanura. Umuyobozi w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko ikibazo bakimenye hashyirwaho itsinda ryo gucukumbura imiterere yacyo. Tumaze kumva ayo makuru uyu munsi twejeyo itsinda rihuriyeho ririmo inzego zose kugira ngo bagende barebe niba koko ayo makuru ariyo, turebe niba nta muturage waba wacikanwe kuko ibyo kubaha byo birahari bihagije, nta n'umuturage ukwiye gusigara kuko umukuru w'igihugu aba yadushakishirije kugira ngo abaturage bacu bose babone ibibakwiye. Icyo navuga rero turamutse dusanze ayo makuru koko harimo bamwe mu bayobozi bakoresheje inyungu zabo bwite, imbaraga mu nyungu zabo bwite, icyo gihe babihanirwa. Mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa kane mu karere ka Musanze habaruwe imiryango irenga 500 yo mirenge itandukanye yagize ibyago by'ibiza by'amazi haturuka mu birunga. Abayigize bari guhabwa ibiribwa biyifasha mu mezi 3 ari imbere. Ni mu gihe abahuye n'ibiza by'imvura heruka mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu babarirwa mu miryango isaga 400. Kugeza ubu irenga 70 imaze gukodesherezwa indi icumbikiwe mu nyubako za leta. Ni nako leta ikomeje kubagezaho ubufasha butandukanye. Mbarushimana Pio, i Musanze.